Tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya gatatu, igice cya kabiri. Muri tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya gatatu, igice cya kabiri, turakomeza gusoma itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Ni itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe yo kuwa 30 Nyakanga 2024. Nk'uko twabikoze mu gice cya mbere, turasoma gusa ibyanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi turahera ku gice cya mbere aho cyasorejwe ni ukuvuga ku ngingo ya 32. Dutangirana n'akiciro ka gatatu, ingingo zihuriweho ku izimira n'ibura. Ku bisobanuro by'amagambo akoreshwa muri iri tegeko biri mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'iki kiganiro mu ngingo ya 2 y'iri tegeko. Nk'uko byagenze mu gice cya mbere, iki gice nacyo harasomwa igice kingana n'iminota nka 25 duhagarike, tuzakomereze ku kindi gice bityo kugeza turirangije. Muri kumwe na Ndimurwayo Jean Bosco, Kigali kwa 13 Nzeri 2025. Akiciro ka gatatu, ingingo zihuriweho ku izimira n'ibura. Ingingo ya 33, inkurikizi zo gutangaza ko umuntu wazimiye cyangwa wabuze yapfuye ku gushyingirwa. Icya mbere, gutangaza ko umuntu wazimiye cyangwa wabuze yapfuye biha uwo bashyingiranywe uburenganzira bwo kongera gushyingirwa. Icya kabiri, iyo umuntu wazimiye cyangwa wabuze agarutse mbere y'uko uwo bari barashyingiranywe yongera gushyingirwa, uburenganzira bwo gushyingirwa buteganijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo buvaho. Ingingo ya 34, inkurikizi zo gutangaza ko umuntu wazimiye cyangwa wabuze yapfuye ku izungura. Icya mbere, gutangaza ko umuntu wazimiye cyangwa wabuze yapfuye bituma izungura rye ritangira. Abazungura bariho ku munsi wafashweho ko ari wo w'urupfu rw'umuntu wazimiye cyangwa wabuze bafite uburenganzira bwo kugabana umutungo we hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko. Icya kabiri, iyo umuntu watangajwe ko yapfuye yari afite uburenganzira bwo kuzungura, ubwo burenganzira buhabwa abazungura hakurikijwe inzira yo guhagararira umuntu mu izungura. Ingingo ya 35, kuboneka ko watangajwe ko yapfuye n'inkurikizi bigira. Icya mbere, iyo umuntu urukiko rwemeje ko yapfuye abonetse, urubanza rwatangaje ko yapfuye ruteshwa agaciro n'urukiko rwaruciye bisabwe nawe cyangwa umuntu ubifitemo inyungu. Icya kabiri, urubanza rutesha agaciro urwarubanjirije rutangaza urupfu rutegeka umwanditsi w'irangamimerere rw'aho wari watangajwe ko yapfuye atuye gutesha agaciro inyandiko y'uwapfuye. Icya gatatu, abari bazunguye uwatangajwe ko yapfuye wabonetse basubiza umutungo bari barazunguye bagifite. Icya kane,
ishyingirwa ryabaye nyuma y'urubanza rutangaza urupfu ntirishobora guteshwa agaciro. Umutwe wa 4, ibiranga umuntu. Icyiciro cya mbere, izina. Ingingo ya 36, izina n'ibirigize. Icya mbere, umuntu arangwa n'izina. Izina rigizwe n'izina bwite n'izina ry'ingereka rimwe cyangwa menshi. Icya kabiri, iyo izina bwite rigizwe n'izina rirenze rimwe, izina ry'umuryango niryo ribanza. Mu nyandiko z'ubutegetsi habanza izina bwite, bitaba ibyo inyandiko igata agaciro. Icyakora inyandiko zisanzwe ziriho, zaba izakorewe mu Rwanda cyangwa mu mahanga, hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko cyangwa imigenzo y'aho zakorewe, zigumana agaciro kazo. Ingingo ya 37, igihamya izina ry'umuntu. Izina ry'umuntu ni iryanditse mu nyandiko ye y'ivuka. Ingingo ya 38, uburenganzira bwo kugira izina. Buri mwana afite uburenganzira bwo kugira izina. Umubyeyi w'umwana cyangwa undi umufiteho ububasha bwa kibyeyi afite inshingano zo kumuhitiramo izina ashaka. Ingingo ya 39, amazina abujijwe. Cya mbere, umwana ntashobora kwitwa gusa amazina yose ya se, aya nyina cyangwa ay'abo bavukana. Icya kabiri, izina ntirishobora gusesereza imigenzo myiza cyangwa ubwanganyamugayo bw'abantu. Ingingo ya 40, inkurikizi zo gushyingirwa cyangwa z'amasezerano y'idini ku izina. Icya mbere, ishyingiranwa cyangwa amasezerano y'idini ntibihindura izina ry'umuntu. Icyakora ku bwumvikane bw'abashyingiranywe, buri wese afite uburenganzira bwo kwitwa izina bwite ry'uwo bashyingiranywe, ariko rikongerwa ku izina asanganywe, bikorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho atuye. Icya kabiri, gukoresha izina ry'amasezerano y'idini byemerwa iyo bikorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'aho ubishaka atuye. Icyakora izina ry'amasezerano y'idini ryiyongera ku izina asanganywe, bigatangirwa icyemezo giteganywa n'iteka rya minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano. Ingingo ya 41, inkurikizi zo gusesa ishyingirwa cyangwa amasezerano y'idini ku izina. Iya mbere, iyo habayeho iseswa ry'ishyingirwa kubera urupfu, usigaye ashobora gusaba ko umwanditsi w'irangamimerere akuraho izina ry'uwo bashyingiranywe. Iya kabiri, iyo habayeho iseswa ry'ishyingirwa kubera ubutane, umwe mu bari barashyingiranywe ashobora gusaba mu gihe cy'urubanza rw'ubutane
ko izina ry'uwo bari barashyingiranywe rikurwaho, cyangwa akabisaba nyuma ariko agategekwa kubahiriza inzira yo guhindura izina iteganywa n'amategeko. Cya gatatu, uwifuza ko uwo bashyingiranywe yamburwa izina rye yitiriwe, baba bakiri kumwe cyangwa baratanye, abisaba umwanditsi w'irangamimerere w'aho batuye. Iyo abashyingiranywe batabyumvikanyeho, abiregera mu rukiko rubifitiye ububasha. Iya kane, iyo uwari warahawe izina ry'uwo bashyingiranywe yifuje kurihindura, abikora mu buryo busanzwe bwo guhindura izina hakurikijwe amategeko abigenga. Iya gatanu, iyo habayeho iseswa ry'amasezerano y'idini, umuntu ukoresha izina ry'amasezerano y'idini ashobora gusaba umwanditsi w'irangamimerere kurikuraho yitwaje icyemezo giteganywa mu ngingo ya 40 y'iri tegeko. Ingingo ya 42, guhindura izina. Cya mbere, guhindura izina biri mu bubasha bwa minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano, bisabwe na nyir'ukwitwa izina ufite imyaka y'ubukure. Cya kabiri, iyo uhindura izina ari umwana, bikorwa n'ababyeyi be cyangwa abandi bamufiteho ububasha bwa kibyeyi. Cya gatatu, gusaba guhindura izina byemerwa ku mpamvu zikurikira. A. Iyo izina ritesha agaciro nyiraryo. B. Iyo izina risesereza imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda cyangwa ubwangamugayo bw'abantu. C. Iyo hari undi ukoresha izina ku buryo rishobora kumwangiriza icyubahiro cyangwa umutungo. D. Indi mpamvu minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano yabona ko ifite ishingiro. Kane, iteka rya minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano rishyiraho uburyo bukurikizwa mu guhindura izina. Ingingo ya 43, inkurikizi zo guhindura izina. Iya mbere, guhindura izina bigira agaciro ari uko izina rishya ryanditswe mu gitabo cy'inyandiko y'amavuko. Iya kabiri, inyandiko zakozwe mu izina rya mbere zifatwa nk'izakozwe mu izina rishya. Nyir'ubwite cyangwa undi ubifitemo inyungu asaba ko izo nyandiko zandikwaho izina rishya. Icyiciro cya kabiri, igitsina. Ingingo ya 44, kurangwa n'igitsina. Umuntu arangwa n'igitsina. Igitsina ni imimerere umuntu afite nk'ikinyabuzima imugaragaza nk'umugabo cyangwa umugore. Ingingo ya 45, igihamya igitsina. Igitsina cy'umuntu ni icyanditse mu nyandiko ye y'ivuka. Icyiciro cya gatatu, inkomoko. Ingingo ya 46, inkomoko n'ikimenyetso cyayo. Cya mbere,
Inkomoko ni isano iri hagati y'umwana na se cyangwa na nyina. Icya kabiri, kuba umuntu akomoka kuri se cyangwa nyina bigaragazwa n'inyandiko y'ivuka. Icyakora iyo inyandiko y'ivuka ibuze, kuba umuntu asanzwe azwiho ko akomoka ku bashyingiranywe birahagije kugira ngo byemezwe ko abakomokaho. Icya gatatu, umuntu ashobora guharanira inkomoko inyuranye n'iyo yagenewe mu nyandiko y'ivuka ye n'uko basanzwe bamuzi bihuje n'iyo nyandiko, igihe cyose abashije kubigaragaza mu buryo bwemewe n'amategeko. Icya kane, iyo inyandiko y'ivuka ibuze cyangwa uko umuntu asanzwe azwi bitabashije kumenyekana, kwemeza abo umuntu akomokaho bikorwa hakoreshejwe uburyo bwemewe n'amategeko. Ingingo ya 47. Ibimenyetso byerekana uko umuntu asanzwe azwi. Icya mbere, uko umuntu asanzwe azwi bigaragazwa n'ibimenyetso byerekana neza isano umuntu afitanye n'abo yita ababyeyi be. Icya kabiri, ibimenyetso by'ingenzi byerekana uko umuntu asanzwe azwi ni ibi bikurikira. A. Kuba se cyangwa nyina w'umwana yaramufashe nk'uwe koko, bikaba kandi byaragaragajwe n'uko yitaye ku kumurera, kumufata neza no kumugenera ibintu bye bwite. B. Kuba abantu bo mu muryango nabo bazi ko ari uwe. C. Kuba abandi bantu basanzwe bazi ko ari uwe. Ingingo ya 48. Ibimenyetso by'inkomoko y'umwana ukomoka ku batarashyingiranywe. Kwemeza se cyangwa nyina w'umwana wabyawe n'abatarashyingiranywe bigaragazwa n'ibi bikurikira. A. Imvugo cyangwa inyandiko yemera uwo mwana bikorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. B. Gupima uturemangingo ndangasano bikozwe ku bwumvikane hagati y'abitirirwa kuba ababyeyi b'umwana. C. Gupima uturemangingo ndangasano bitegetswe n'urukiko. D. Urubanza rwemeza se cyangwa nyina w'umwana cyangwa kopi y'igitabo cy'irangamimerere cyanditswemo urwo rubanza. Ingingo ya 49. Ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yagizwe umwana n'utaramubyaye. Kuba se cyangwa nyina w'umwana utabyaye byemezwa n'inyandiko zerekeye kwemera kubera umubyeyi umwana utabyaye yatanzwe n'umwanditsi w'irangamimerere yemezwa n'urukiko. Mu gihe iyo nyandiko idashobora kuboneka, byemezwa n'urubanza rusimbura inyandiko z'irangamimerere. Icyiciro cya 4. Aho umuntu atuye n'aho aba. Akiciro ka mbere, aho umuntu atuye. Ingingo ya 50. Guhitamo aho umuntu atura.
cya mbere, umuntu ahitamo aho atura ku bushake kandi mu buryo bwubahirije amategeko. Aho umuntu atura hashobora kuba hamwe n'aho aba. Cya kabiri, mu gihe umuntu atagira aho atuye hazwi, aho aba hafatwa nk'aho ariho atuye. Ingingo ya 51. Umubare w'aho umuntu atura. Umuntu ntiyemerewe kugira aho atura harenze hamwe mu Rwanda. Ingingo ya 52. Guhindura aho umuntu atuye. Cya mbere, umuntu akomeza gutura aho yanditswe igihe cyose atarahindura aho atuye. Cya kabiri, guhindura aho umuntu atuye bikorwa hakurikijwe itegeko rigenga iyandikwa ry'abaturage. Ingingo ya 53. Guhitamo ahafatwa nk'aho umuntu atuye. Umuntu ashobora guhitamo ahafatwa nk'aho atuye ku mpamvu zo gushyira mu bikorwa bumwe mu burenganzira cyangwa zimwe mu nshingano bimuhuza n'abandi, bikamenyeshwa umwanditsi w'irangamimerere w'aho asanzwe atuye n'uw'aho ahisemo ko hafatwa nk'aho atuye. Ingingo ya 54. Aho abashyingiranywe batura. Abashyingiranywe batura ahantu hamwe bahisemo mu bwumvikane bwabo. Ingingo ya 55. Aho umwana atura. Cya mbere, umwana atura aho abamufiteho ububasha bwa kibyeyi batuye, keretse iyo bamwemereye gutura ahandi kubera inyungu ze. Cya kabiri, umwana wahawe ubukure ashobora kuba ahatandukanye n'aho abamufiteho ububasha bwa kibyeyi baba. Ni kuri iyi ngingo ya 59 dusoreje igice cya kabiri cyatumye ibiri mu nyandiko nimero ya 3. Igice cya 3 gitangira umutwe wa 5 w'iri tegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango guhera ku ngingo ya 60. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.